nitwa Pastor Munezero. Hanyuma ndabakunda. Hanyuma nshimiye n'abadutumiye. Nshimiye n'umwami Yesu wampamagaye. Nshimiye n'abarabyumva. Nshimiye ijambo ry'Imana. Aya magambo yanzereyemo andi tube tuyaretse. Amazi cyumweru ariko umuti nabonye kugira ngo dufatanye kushaka. Haleluya. Twese turirimba ko tugiye mu ijuru. Tugiye iwacu. Muze uri hano saba shumba, saba aposo, saba padiri, saba sheikh. Bose bagiye mu ijuru. Ariko ndirimbutse gato n'ahantu nari nicaye. Mbona ibintu namaze imyaka ntekereza ko ari byo. Sanga hajemo agatrediniyo ko narinzi ko Jehova yire igiye aho mu ijuru. Nkaba mbonye kandi ngo ijuru bararizinga n'isi bararizinga. Tugiye aho bari kuzinga. Tugiye mu iryo bazazinga cyangwa se tugiye muri yo. Ndavuga se mwami kurizinze n'isuka yizinga ubwo tuzaba turi. Nsanga nize makeya. Ndavuga se none mu ijuru ni yaba ari kwirebero umuntu yagera igikondo akavuga ati nshigaje hato. Yabaye mu ijuru ari Kampala wagera Mbarara ukamenya de kilometre kireste ibirometero bisigaye. None kandi kaba numva abantu bavuga ngo ijuru ryahumuye. Ese hahumurira bazazinga cyangwa bahumurirwa n'iryo rishya mw'abantu? Haleluya. Muhari mwamvugira ngo amen. Bayimpera icyubahiro kandi ndasoma ngo umugani w'abakobwa 10 ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'abakobwa 10 ngo 5 bari abapfu abandi 5 ari abanyabwenge. Nari ntangiye kugira ihishurirwa ry'iryo juru n'abazaritaha. Nsanga abatashe ubwo bukwe n'abari bafite amavuta. Mba ntangiye kugira ihishurirwa ndi kugira ngo nawe Imana iguhishurire ikimenyetso cyerekana kuzaritaha. Kandi bari mu iteraniro rimwe. Bamwe bemerewe kujya mu bukwe abandi batabwemerewe ariko bicaranye. None hamwe mwageze mu idini kera ubwo mu ijuru ni none se tugeze muvuga ngo abagezeyo baragwiriye. Ubwo bageze murihe ko tuzaja murisha niri ririho rikaba rizazinga? Ndacunga ariko haleluya. Ariko Imana ishimwe yahambishuri. Imba ngiye gusenga ahantu ntavuze umutekano wanjye. Ndavuga mwami iryo juru ngiyemo ko mbonye kwiri basipuriye bambwiye uzarizinga n'iyisuka yizinga. Ni ndafashirwe cyane. Umwami aranyongorera ngo haleluya. Ariko haleluya. Kugira ngo umenye kuzaritaha haleluya uzasome Matayo 25 urebe abakobwa baritashe ubuzima bari bicayemo. Uzahita umenya ko impanda nivuga uzaritaha. Ndahagenda mpasomye nsanga ngo ababutashe hari amavuta bari bicayemo. Ndebana n'uwitwa Stefano wavuze ngo abonye rikinguze.
mbona kandi amaze kubona ari kingutse mbona mu mwanya bagiye kumuhamba ndavuga intari komana ko ryakingutse ari mwisi nge wari nkingurira nkarireba umwami aranyongorera ngo iri juru utangira urugendo uri ku Kacyiru ariko hareru bakakwandika mu gitabo uri ku Kacyiru bakaguha amavuta uri ku Kacyiru bakaguha ingwate uri ku Kacyiru utavuye aha ngiro mwicaranye ngo ubu turugeze kuri urugendo ubu hari abantu bashigaje nk'ukwezi Imana idufashe kandi tugire neza hari n'abandi bashigaje abiri Imana itwongerera imbaraga hari abashigaje 3 ariko hano twicaye ntiwareba umuntu mujisho ngo umenye hageze ariko bishingiye ku mavuta twicayemo hari abicaye mu mavuta abemerera ijuru ngiro mwicaranye ngo pima amavuta wicaye hano hari abantu ba mushumba wakijijwe kera kukiri hano ariko birashoboka ko ijuru ry'urigeze uru n'urugendo umuntu akora yicaye mu kabagari abamarayika bakamusura ari mu kabagari ijuru rigakinguka ari mu kabagari abamarayika bakamusura ari mu mugeze pima amavuta ageze pima amavuta wicayemo wipima imyenda wambaye ntabwo ijuru baribwiwe n'ikositimu baribwiwe n'amavuta bicayemo yarababwiye ngo abafite amatabaza arimo amavuta kandi yaka bemerewe ubukwe aba byazimye bose biro mwicaranye ngo nta juru ry'abazimye nta juru ry'abafite ibintu byazimye ntajyo bapfuye bari murakoze cyane niki kugira ngo avuge ngo nzibyo nibwira nzabagirira hari habaye iki bari bajanwa ari imbohe bajanwa i Babuloni bageze i Babuloni ariko hareruya umuhanuzi witwa Hananiya ingoyi iramurya 28 imuriye araza arahanura ngo mwumve uko ivuganye nawe ngo mu myaka 2 irabikemuye ikibazo ako kanya akibihanura haza uwitwa Yeremiya atarababesha ntabwo ari 270 Hananiya araza arababwira ati mfite ibimenyetso ko Uwiteka afite imyaka 2 mukaba mugiye kuko hano hari abakobwa basezeranijwe ubukwe Yeremiya araza aramubwira ati ibyo uvuze nibyo hari abakobwa bafite ubukwe ariko imbaraga zabukoreshereza i Yerusalemu nizo zabukoreshereza ni Babuloni ibyo nabavuzeho ndi Imana idatinya ibihugu ndi Imana idatinya ubuzima umuntu agezemo ndi Imana idatinya ibibazo umuntu agezemo bazashaka batari iwabo bazakomera batari iwabo bazamamara batari iwabo bazaba abami n'abamikazi batari iwabo ndi Imana idatinya agacena abantu hari muri aho ngo muvuge ngo umwuka ntatinya ahantu ntatinya abantu ntatinya n'ibintu mu mahanga ngo Hananiya baraje afata Yeremiya afata ingoyi yari iri kuzosi arayishakagura ati umva uko ivuganye nawe n'ingoyi isikuyeho ngo Yeremiya aravuga ati watinya ubutaka tugezeho iravuze ngo ubu butaka nubwo ari bubi Mwuka w'Imana azabukoreraho ibitangaza nubwo uvunye iyi ngoyi azaza n'iby'ibyuma aba bazakomerera ha ba Esiteri bazaba abamikazi mu bihugu bitari ibyabo n'umwuka udatinya igihugu bagezemo baba imfubyi azakorana n'imfubyi azahagarara mu cyuho wibesha abantu asize iminsi Uwiteka abonye ko Hananiya yagize ubwoba aramwica aravuga ngo uyu muhanuzi ari kubesha abantu aramwica intare zifashe kuko Hananiya yarababwiraga ngo mubona kwizi ngoma ngo hari ibitangaza byakoreka ngo mubona ngo mwebwe ngo baroyizi ngo mubona ahi Babuloni ngo umuntu yakora ubukwe ngo bugatahwa nandi ngo none se mubona basezeranywa nandi uwo rero Hananiya ntabwo yarazi imbaraga z'umwuka we bwira uwo mwicaranye ngo umwuka ntatinya aho ugeze
ntabwo atinya ibihe ugezemo, ntabwo atinya abantu bakugose, ntabwo atinya imbaraga zikurwanya, ntabwo atinya abakonikoni, ntabwo atinya abarozikazi. Umwuka wera iyo yaje ntushobora gusigara ukuri. Bwira mwisharanye ngo umwuka akorera mu buzima ugezemo, agakorera mu mbaraga ugezemo, kandi n'ijuru azariguha atitaye ku buzima urimo. Tuzaritaha nibadacogora. Abari kubyumva bavuge ngo amen. Ijuru ntabwo tuzarikorera tugezeyo. Ijuru ni ukwiyandikisha utuye mu Kabagari, bakaguha attestation de bonne conduite uri Kacyiru, bakaguha intebe uzicaraho hagati y'abarozi muturanye, bakaguha recommandation de la témoignage de certification de chef d'huissier uri Kacyiru. Ahantu washakiye habi ukahabonera ijuru, hagati y'aba Nebukadinezari ukahasubirizwa, hagati y'aba Berushtiya Hamani wagushingiye igiti ukamugenda hejuru, hagati y'i Babuloni hatari bene wanyu ukahagurira vigo, ukahubaka ama etaje. Nimuvuge ngo umwuka ntatinya isi. Ezo muraherutse kunganiza ariko musho gutuganiza neza ngiyabo utatuye muri Gishwati. Ndamubwira ngo umwuka atinye muri Gishwati sinamwizera. Uwo mwuka azansangeyo, ansigireyo, ankundireyo, anyambikireyo, ampereyo inshyushyu. Natomboye mwiri teraniro mana. Hari umuntu wansuye ampinga ari mwiri teraniro, none yabyaye mu gitondo. Nageze no barambwira ngo yabyaye. Nabwiye mushumba ngo se nshime, mbona ndaba nshyuhaguje, ariko ntanga ituro ryishimwe. Zibyara twagiye zikabyara tudahari, kuko abera hose icyarimwe. Bwira mwicaranye ngo ijuru utari kumva ntacyo. Mwijuru n'ahantu ujya uri immobile, utavuye aho uri ukagera mu kirere, utavuye aho uri ukagera mu ijuru rya mbere, utavuye aho uri ukagera mu ijuru rya kabiri, utavuye aho uri ukabona urugi rukingutse, utavuye aho uri ugahoberana n'abamarayika. Bwira uwo mwicaranye ngo utavuye aho uri, utavuye. Muvuge ngo mu ijuru. Vuga ngo turihabwa n'amavuta twicayemo, urihabwa n'amavuta turi. Yohana yaravuze ngo ku munsi w'umwami narindihe inyuma. Yarahagararaga kumva mu ijuru naho inyuma ye, akumva hano bugufi dans 2 metres, akumva ijwi rimubwira ngo mon enfant icyubano cyandike. Ngo aravuga ngo kamfata ikaramu. Urumva mu ijuru ryari ryamanutse rimwegereye. Mu ijuru ntabwo ari hariya, ahubwo mu ijuru naha nicaye, ni mwaya mavuta ndimo. Ubu hari aho ngeze mu kirere cy'umwuka. Mu ijuru ntabwo ari London ngo ugere Qatar uvuge ngo nenda kuhagera. Baravuze ngo ubwami bw'Imana buzaza ryari, aravuga ngo bwaraje, utari kubwumva ntawe. Kababe Eliya yahagaze iwabo, ntombazi mu mbabari, bamwizera ari iwabo, bamuha umwitero Eliya ari iwabo, bamugabira impano ari iwabo, bamuha umwitero ari iwabo. Vuga ngo atavuye iwabo. Nashatse kukubwira ko mu ijuru hari mu bintu by'amavuta n'imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi turi. Ntabwo Imana izaduhera imbaraga mu ijuru, izaduhera mu iyi si mbi y'ibivume n'abakonikoni n'abarozikazi. Ugenda ubisimbuka ubabanaho, n'ujya ikintu cyica cyere kugira icyo kigutwara,
rambura ibiganza ku barwayi wumve baragenda bakira bitewe n'amavuta wicayemo. Ijuru tumva ntaryo. Ntabwo muri kuyo. Amenya ko araritaha ari iwabo. N'abantu basengana bamenya ko araritaha. Uyu arahaguruka aramubwira ati uri bugufi kuritaha, muvuge ngo ari iwabo, ari iwabo. Aramubwira ati nkurikira, hano ndapfuye. Naguca mande ubwo 10 yaye, nkurikira, nkurikira. Iri mubona bazarizinga, nibi birere mubona bazabizinga. Hari irindi dukorera ku muntu wacu w'imbere, w'inyuma saza. Umuntu wacu w'imbere agenda arushaho kuba musha. Uwo ni urikorera, aryicaramo mu buryo bw'umwuka. Tugicaramo, bwirwa mwicaranye ngo tugicaramo. Tugicara mu buryo bw'umwuka, tukarireba mu buryo mukavuge ko kandi umukavuge bw'umwuka, tukaritembera mu buryo rigakinguka, mu buryo tukabona Imana. Nta bantu bumva ivuta aho rigeze ngo bavuge ngo amen. Abumva hari aho barigeze bahaguruke batere haleluya. Irasifakia nerabeni sare esafi. Mwaribeshe, mwijuru ntabwo ari ahantu mugiye ngo murabimenyera ku kibishanga. Mwijuru ni mu mavuta mugezemo, no mu buzima mugezemo, no mu mirimo mugezemo, no mu kwizera mugezemo, no gukiranuka mugezemo. Ibyo nibyo bibasinyira ko muzabona ijuru. Nkurikira ngo aragenda, ngo Elisa akamubwira ati ariko ntunshike. Ngo Eliya akamubwira ati oya, amavuta atuma nguruka ntiyari yaza, itonde. Ngo abana b'abahanuzi babwira Elisa bati uzi ko uyu mwana twamenye ko dans quelques jours araba aritashe. Ngo arabwira ati mutuze, hari urugero rw'amavuta ruraza amaze nguruke. Ngo yagira sha akamubwira ati na amavuta je ntabwo ntashe. Bwira mwicaranye ngo akuzeho. Na amavuta atuma uturana n'abarozi ntigira ukiba. Na amavuta atuma uturana n'abakonikoni ntugire icyuba. Na amavuta aturana n'abagucukuriye inzobo ntugire icyuba. Muvuge ngo na amavuta amaki. Na amavuta atuma bamanura ijipo ntugire icyuba. Na amavuta atuma bazinywa ntuzinywe. Na amavuta atuma defika and dry serimate faria utura mu Egiputa ntubu umunyegiputa. Bwira mwicaranye ngwira uri kureba bazarizinga. Mubwire ngo maze uje mu ryo wicaranye, uje mu ryo wicaranye, uje mu ryo uhabwa n'amavuta wicaranye. Mwijuru ntabwo ari ku bitanda by'amaresoro we. Mwijuru ni mwivuta waryamanye ku buriri. Mwijuru ntabwo ari muri Vigo. Mwijuru ni mu bintu by'amavuta. Ngo akomanze asanga 5 bafite amatabaza, aravuga ngo cana ndaca. Abaracana biraka, abandi birazima. Bwira mwicaranye ngo niba bizima ntabwo amuzaba. Tuzamara imyaka 3 n'igice mu kirere. Ni mu mavuta, ntabwo 3 n'igice. Tuzaba tugenda tu. Mwijuru ntabwo ari muri Amerika. Abariyo baba bararigezemo. Iri mubona bazarizinga. Hahirwa abapfa.
bapfiriye muri Hama, muri Vigo, muri Vewiti, bapfiriye ngo bagirute baruhuke niki. Hanyuma imirimo mwijuru ikiri kwemeza ni imirimo wicayemo mwijuru, ntabwo ari muri makiyaje chinoise. Wamakiye iminwa ntiwamakiye ubugingo. Ubugingo burimbishwa n'umukara. Ko mwijuru ngo nyumvira ko nzaritaha, urabyiyumvira. Nta muntu wumvira undi ko ari mu mavuta. Mu mavuta urahiyumvira sha. Ku munsi w'umwami narihe vuga ngo inyuma. Stefano bakubise ibuye bari birinduraha, bwiro mwicaranye ngo ari mwisi, ngo abona urugi guca, aravuga ati ariko ko mbona ijuru rikingoze. Bwiro mwicaranye ngo tuzaribonera mwisi, turibonera ijya utabona ntayo. Ngo mbonye ariko ngo hirya gato ahantu hahera muri sare, ngo mbonye Imana ariho yicaye, ngo hino ngo hicaye umwana. Ngo numva barambwiye ngo ntiwongere kugira amatiku, urataha. Ati none ntubabareho icyaha kuko rikingutse, banyice rikinguka nacyo. Mwari muri aho se? Tuzagaruka kadusenge. Ariko gwira ariko mwijuru ma muvuge ngo mwijuru. Eliya aragenda, vuga ngo Eliya aragenda agera mwijuru rya mbere, kandi akiri iwabo agera mwijuru. Iri mvuga ni irigikirere n'amavura n'iki, arigeramo atambuka ijya amazuba n'ukwezi, naho arahahita abwiruye ati nkurikira, hari gahunda ziraba mu kanya. Bwiro mwicaranye ngo akabyiyumvamo, agacugusa akabyiyumvamo, ijuru ryiyumvamo. Urakoze ngo agera mu rya gatatu, hahandi shitani yagwaniye. Ngo ahageze aravuga ati ariko naho ndahadepasa. Ngo ageze mu rya kane, ngo ababonye intebe y'Imana. Ngo aravuga ngo mbonye n'intebe ndicaraho, Imana idufashe karatugere. Ngo ageze ngaha garamubwira ngo enda subirayo, amavuta urimo ntago ari kwinjiza, ubwira abandi ko naritashe. Imana idufashe karatugerereza. Aragenda yicaraye, ngo aravuga ngo wankundiye iki mwami? Imana idufashe karatugere. Ngo babaza Elisa bati umuhungu mwari muri kumwe ari batararitashe, yuririye kukize arafatafo. Ati yuririye kuki? Ngo nta esikariye fizikali, nta nzego, ni mu mavuta yararimo gusa, mbonye agurutse. Tuzaguruka, ntabwo ari marato ngo bene wabo ba Mukamurenzi bavuge ngo tuziruta nk'abamarotariye, ngo bavuga gutya, ngo ntabwo ari. N'agakecuru gato, n'agakecuru kagize ute gato, karijamo katagira amenyo, kakagera mu rya mbere katagira n'akanduka, kakagera mu rya gatatu karwaye n'impyiko, kuko uyu w'inyuma siwa mu rya kane kamubwira ngo ngushize imbere urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, ariko nta musambanyi uzajyayo, ntabwo wariregukamo. Mwijuru ni mu buzima wicayemo, nabarebye ibyo utari kumva ntabyo. Yemwe rubanda rw'umwami we, yemwe wagura iminota ngo uhamagare, wahatiza umuntu telefone ariko ntiwamutiza, waguze. Kandi abantu turi kumwe mwihangane mumvugire ngo ikikweremeza ijuru ni amavuta wicayemo, ni amavuta ugize ute.